kiliziya gatolika umubyeyi wacu ari nayo operating system dukoreramo. Abari muri diaspora n'abari mu Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Gahunda ni entertainment yacu nk'abakatolike. Ubu ngubu ndi kumwe rero, aka kanya ndi kumwe na wa musore wanyu mukunda Marius Bison, wahoze mu gipadiri akaza kugitoroka. Yatorotse igipadiri mu kiganiro cy'ubushize, yatubwiye uko byagenze byose, ariko atubwira ko yahise akomereza ubuzima bwe muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima mu bintu byo kwa muganga. Ubwo tugiye kugirana ikiganiro, atubwire yenda kuva icyo gihe kaminuza yarayitorotse nayo niba yarayitorotse, ubwo aratubwira niba yarayitorotse cyangwa yarayisoje. Ubwo dusanga yarayitorotse, ubwo ni ukuvuga n'ibindi byose, nabona n'akazi azagatoroka, nabona n'umugore azamutoroka. Reka tumuhe umwanya dusuhuze. Abakurikiye Aime Pro Media mwese ndabasuhuje. Ndagira ngo mbanze nkosora ako kandi ibyo bintu byo gutoroka ntabwo ari byo. Mikoro yegeze ko gatoya. Ibintu byo gutoroka ntabwo ari byo. Nuko nyine hari igihe habaho impinduka umuntu agafata ubundi buzima, ariko nari nabibabwiyeho. Yaravuze rero ibijyanye n'amasomo, iyo ntabwo umuntu yavuga ngo yayashoje, iteka ryose duhora turi kwiga. Ushize nababwiraga ko hari igihe ubwo duherukana nari narayashoje, ariko n'ubu wari utarasoza. Nyuma narashoje nyine nanjye njya mu mirimo nk'abandi bose. Nuko ntari mperutse kuza kubaganiriza, tukaganira, twabona dufite akanya nkagaruka nkavuga ngo nongere mbasuhuze. Ndabasuhuje rero kandi turi kumwe muri iki kiganiro. Abantu bari bagukunze baravuga ati Marius ni umuhanga, ati uzamugarure, none ndamugaruye. Ubwo baraza kungurira rero. Baraza kungurira. Mari, ubwo warasoje amasomo, ubu ngubu uri he? Uri umushomeri cyangwa uri gukora? Oya, ndi gukora nyine nk'uko wabivuze mu ishami ry'ubuzima. Ari nababwiye ko ndi umulaborante. Abafite ikibazo cyo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Abantu bajya batekereza ko bakenera serivisi zo kwa muganga ari uko barwaye, ariko ngewe serivisi nkoramo nshobora no kukurebera niba ibipimo byawe bimeze neza ku buryo hatagira ikiza kigutunguye. Ibipimo by'iki, by'urukundo cyangwa ibipimo by'ubuzima. Umuntu ashaka kureba niba isukari iri ku murongo, cyangwa gushiduka usanga diyabete yarakumereye nabi, kandi bari kureba niba isukari bimeze neza ukabyitwararika, cyangwa niba inzoka ufite inzoka cyangwa umuntu ngo agira inzoka, tubwire ngo agira umubare w'inzoka zigomba kuba zimutuyemo, ngo iyo ugiye hejuru yazo ngo bari ikibazo, wajya no munsi yazo akaba ari ikibazo. Nibyo hari inzoka donc ngo umuntu avukana, ngo agomba navuga ko bazita inzoka, ntabwo umuntu azivukana ahari, ahubwo wenda zitwa nomoflora. Nomoflora izo ngizo ahubwo zishobora kuba zituma n'izindi zakwangiza ubuzima zitaza. Umanura mikoro ho gatoya. Zishobora gutuma izindi zakwangiza ubuzima zitazamo, ku buryo ni ingenzi, ariko zigashobora gutera ikibazo zigiye aho zitagomba kuba. Zishobora kuba ari inzoka ziba mu mara, ariko zagera nko mu kanwa zigatera ikibazo. Mu mara aho zahatura akaba ari nta kibazo, cyangwa mu yindi myanya aho zidakwiye kuba ziri, zikaba zagenewe kwirukana izindi. Zishobora kuba zirimo zaragenewe kwirukana izindi, cyangwa se no gufasha mu bindi bintu umubiri ushobora gukenera, ku buryo nyine haba harimo minimum. Iyo zibaye nyinshi zitera ikibazo, ariko zitanarimo nazo zatera ikibazo. Ibyo ngibyo nyine ni ibijyanye na field. Ubwo rero abanyarwanda ntabwo babeshya. Ntabwo babeshya. Bajya bavuga nyine ngo hari inzoka uvukana ngo ugomba kubana nazo. Hari n'izo ubana nazo nyine, ariko ntacyo ziba zidutwaye nyine. Wow, ndabikunze cyane. Abanyarwanda burya bari abahanga. Barakurikira. Mari, ubwo se yenda mbere yuko tujya ku bindi, turabizi neza ko uri n'umuhanzi, uri umwaritiste, ariko mbere yuko tubijyaho, ubu uri kubona ubuzima bwo kuba utari padiri n'igihe wari uri mu gipadiri. Rega n'iyo umuntu ari padiri ubigereranyije, wabona ibyiza kurusha ibindi ari ibi?
ikintu maze kubona Mm, ntabwo nshobora kuvuga ngo ubu buzima ni bwiza kurusha ubu ngubu mm, rwose, mm, ahubwo ikintu ngiye mba ndeba ubuzima wowe urimo ubwishimiyemo. mm, Iyo wumva buguhaye amahoro ukumva kuba uri padiri biguhaye amahoro, mm, uri mu nzira yawe neza, ye numva umuhamagaro wawe rwose uba uri kuwubamo. Ariko niba wumva uri kuba umupadiri ukumva nta mahoro biguhaye, ukumva ari aho utagomba kuba uri, mm, ubwo buzima ntabwo ari bwiza. mm, Nanjye rero no mu buzima busanzwe mbaye ndi kububamo, mm. numva mfite nk'ikintu cya rogere cyangwa cyo Kwicuza. kumva ndaho ntagomba kuba ndi. Umeze nka za nzoka zavuye mu mwanya wawe. Urumva icyo gihe biba ari bibi. Mm, Ariko ikintu nashimira Imana mm. kugeza ubu ntabwo navuga ko ubuzima ndimo bumbangamiye. Ni ukuvuga ugereranyije ibyishimo wagiraga ukiri mu gipadiri n'ibyo ujya ugira ubu ngubu mu kiganga. Donc iby'ubu nibyo tubishyize ku munzani byaba bifite ibiro byinshi. Numva utabigereranya gutyo, sinzi impamvu numva ibyo bintu ntabigereranya, Ibikuryohera kurusha kuko ibyo nsabwa ubu ngubu gukora n'ibyo nasabwaga gukora mwa buriya buzima, kugira numve nishimye ntabwo ari bimwe. Ko wenda nk'ubuzima nari mbayemo kera uko bwabaga bumeze, hari inshingano wenda runaka nabaga mfite n'izindi nabaga ndafite, ariko ubu nanone hari izindi nshingano mfite n'izindi ndafite nanone zijyanye n'ubuzima ndimo. Ariko niba ibyo ndimo ubu ngubu bimpaye amahoro, nkumva ndishimye, nkumva nta nkomanga mfite ku mutima, nkumva nta gitutu. Uretse ko ikintu kimwe nize, cya mbere ni ugukora cyane, cya kabiri ni ukugira disipurine, ibindi byose uba ufite amahoro, kandi kugeza ubu ndacyabasha guhangana nabyo uko bigomba. Okay, ubwo ni ukuvuga ko hose wagira amahoro n'ibyishimo, ariko ngo aho ibiyabyara biba bitandukanye. Nk'ubu hariya ushobora kujya mu muryango remezo cyangwa muri santarari ukigisha abakirisitu, ugakora ubutumwa, bikaza kukubyarira ibyishimo. Aho uri ubu ngubu ushobora kuvura abantu, ukabapimira amaraso, ukareba isukari irimo, ukabapimira n'izo nzoka twavugaga, wabikora neza bikamugirira akamaro, bikakubyarira ibyishimo. Ni ibintu uzi ko umuntu ashobora kuza arwaye, ukabasha kuba ari njye uvumbura ikintu arwaye, hanyuma wenda abashinzwe gutanga imiti bakamuha imiti ijyanye n'ikintu arwaye batakibeshyeho, uwo muntu agakira. Njyewe akazi nkora ndi umuntu utanagaragara, ngenda nkigira mu cyumba cyabugenewe n'amamashini yanjye, singaragara ariko ngira uruhare mu kugira ngo umuntu avurwe kandi atambonye. We arakira akajya agira ngo byimejeje. Baravuga bati genda utange ibizami, akagenda agatanga ibizamini ahantu bakabinzanira, nkarebamo ikintu arwaye, nkabahamagara nti uyu muntu arwaye iki, simba ntanamubonye, noneho uwo muntu bakamuhereza imiti akitahira. Urumva rero nanjye mba numva nshimishijwe n'uko ubwo bushobozi bwo kumenya ikibazo umuntu afite bakakimukiza binshimishije. Ariko si n'ibyo byonyine, mu buzima busanzwe harimo ibindi bintu byinshi cyane byiza, uretse ko nyine bisaba n'ubwenge bwo kubibamo. Ibirangaza nari mfite kera n'ibyo mfite ubu si bimwe. Ibyo nsabwa ubu n'ibyo nasabwaga si bimwe, ariko ibyo ndimo nabyo ndabyajyasitinga nitwaje ibyo nababwiye gukora. Hariho umuntu wigeze avuga, sinzi niba narigeze mbivuga, ngo le travail nous éloigne des 3 grands mots. Des 3 grands mots. Ngo le travail nous éloigne de la nuit, du besoin et du vice. Icyabwo nabivuga ngeranyije mu Kinyarwanda, yaravuze ati umurimo udukiza kuba umuntu yaba anuye n'inkoko, nanjye kuvuga ngo kuba bwadi n'ubundi si Ikinyarwanda, kumva nyine nabivuga nte mu Kinyarwanda, kuba ubuzima nyine butihuta. Iyo umuntu ari bwadi ubona amasaha atagenda, ariko iyo ufite akazi
satelwanye duharanwe kumva kuri imburamukoro, kumva ko nta kintu umaze. Indi murimo wa kabiri ngo donc akamaro ka kabiri k'umurimo, umurimo udukiza icyaha. Azironga zirokipe no kugira ibyo ukora, ntabwo ushobora igihe cyo gukora ibyaha gishobora kugabanuka. Hanyuma wa gatatu ari nawo abantu bagaciro kurusha indi, le travail nous éloigne du besoin. Donc umurimo udufasha nanone no kubona amafaranga, reka mbyite gutyo, udufasha no kuba twabona ibyo dushaka. Abenshi rero bafata umurimo nkaho ari uwo kudufasha kubona ibyo dushaka gusa, ariko bakibagirwa n'ibindi bintu dukiza. Buriya umuntu aguhaye amafaranga utakoze, ukavuga ati cara hariya nzajya nguhereza 500 ku kwezi, niho hahandi usanga umuntu afite umwanya wo gukora ibikwiye gukorwa n'ibidakwiye gukorwa. Ugasanga umuntu afite umwanya wo kuza kwexplora n'ibitakwiye n'ibyo atakwiye kujyamo, agakubagana, agakora amafuti menshi kuko afite le besoin, nta kibazo cya besoin afite. Ariko lovis lota igihe cyo gukora ibibi no kuba afite igihe cyo kwica ubusa nyine cyo kugira ngo kigende nyine azagikoresha ibyo atagomba gukora. Rero niyo mpamvu muri principe zanjye mba ndeba iyo ndi hanze, ikintu cya mbere ni ugukunda umurimo, no mu gihe utari mu murimo ukaba ufite discipline. Ubwo Marius twavuga ko ariyo mpamvu mbere twakwitaga Marius Fratiri, ukiri mu nzira y'igipadiri bivamo uza kuba umuhanzi, witwa Marius Bison. Marius Bison urabona bitari gukora urabireka ujya uri Marius muganga. Ariko noneho kugira ngo urumva uri kwa muganga uri ku murimo, ngo bikurinda bya bindi umaze kuvuga byose bitatu. Noneho ariko kame mu kwa muganga ntuhorayo, hari n'igihe uvayo nk'ubu ntaguriye, uhita uhimba, uhise uvuga uterekana niyongerera imirimo. Niyo mpamvu nabonye ku channel yawe isigaye yitwa ngo Marius Bison Films. Ubwo Marius Bison, ubwo Bison ahubwo ubwo ndivuguruje, ubwo Bison riracyariho. Ubwo uri Marius w'umuhanzi kandi ukora n'amafilme kuko nabonye wasohoye filime. Donc wowe wongereye imirimo kugira ngo ugabanye ibyaha. Hari abantu babyumva bakagira ngo ni ubwoba cyangwa kuba umuntu atashobora kwikontorora, ariko nabyo ku ruhande rubi, ubaye amafuti wayacika mu ubwo buryo si bibi. Erega ubundi uko dukura umuntu agenda agira amahitamo yo ukajya ureba ibyagufasha n'ibitagufasha. Ibyo uhisemo rero nibyo abantu bagushyigikiramo. Ntabwo ari ukugira ngo niyongerere akazi, ahubwo no kugira ngo nkomeze kwagura ubumenyi nari mfite. Ndumva atari ubwa mbere mbivuze, gukina filime ni inzozi zanjye kuva kera. Kuva ndi umwana muto nakundaga kureba filime, nkareba ibyo abantu bakina, nkumva nanjye hari karagiteri runaka nakina. Rero ngakura nareba nk'ahantu bakoze casting, iyo ugiye muri casting bakaba bakubwira bati turashaka ko ukina uri nk'umusazi. Casting bivuga iki kugira abatazi indimi z'amahanga? Casting ni uburyo bwo kureba impano abantu bafite, bagahitamo noneho bakurikije n'ibyo bashaka gukina. Muri ba bantu donc bahamagara abantu, noneho rero bakabakoresha nk'ama exercice, niko nabyita, atandukanye bari kumwe, ajyanye n'ibyo bashaka nuko bashaka ko filme cyangwa se théâtre cyangwa sinema yabo iza kuba imeze. Bagahitamo mu bantu 5 bahaye role ninde wabishobora kurusha abandi, akaba ari we bafata. Njyewe rero naje gusanga filme ni ubuzima busanzwe. Mu Rwanda hari filme nyinshi ariko usanga zishingiye kuri comedy, kugusetsa abantu, ariko nza kubona ko harimo akantu filme turi nk'abana wareba ukavuga ati ari nka filme nigeze mbona yitwa Good Doctor. Umuntu akina ari nk'umuganga, ukumva biguhaye inspiration, ukaba umwana akaba yanavuga ati ngiye ku ishuri ndashaka kuzaba muganga nka kanaka. Cyangwa se nka filme umuntu yakinaga afite role ari nk'umuntu utwara imodoka, ni urugero. Umwana akaba yakora avuga ati nanjye ni inkura
nzakora kinyamwuga uyu murimo. Nanjye rero nkumva nshaka gukora filime ariko zijya muri uwo mujyo, zijyana n'imibereho y'abantu ariko no gukora. Filime ntangiriyeho wenda sinzi niba twari twagera igihe cyo kuyinjiramo. Oya ni kandi ariyo turimo, ahubwo tubwire. Nabonye izina wayise ngo filime nayise ngo icyo ndwanira. Urumva buri munsi we are fighting. Mbere twari tuzi ko warwaniraga igipadiri kugira ngo ukigereho, nyuma tuzi ko urwanira kuba umusitari mu muziki nka ba Bruce Melody. None ubwo ni iki urwanira? Buriya ntabwo gukora umuziki byo nabihuza na filime, kuko n'ubundi ntibivuze yuko umuziki kuri ngewe ukuntu bigenda, nshobora kuba ndyamye nkumva ngize inspiration ku kintu runaka nshaka kuririmbaho. Buriya mfite n'indirimbo nyinshi zanditsemo mvuga ni mu gihe runaka nzajya ngenda nyisohore. Ntabwo umuziki ufite ahuriye na filime, kuko umuziki wo ni ibintu bimbamo, nagira inspiration nkabyuka nkandika akantu nkangashyira hariya. Ariko filime yo ni uburyo ntekereza ko nanone buje ari ubwo kugira ngo wenda ngire ibindi bintu bindimo ntashobora gusohora nkagira abantu mbyereka. Nk'ino filime ngiye gukora wenda kibazo ninyivugaho mu nshamake, se ubwo ngubwo sinzaba nyibabwiye. Utubwire ku gace kasohotse. Agace kasohotse karimo nabonye icyo urwanira, nabonye uri kumwe n'umukobwa mwiza ariko gutura ibibazo bye, ubwo nukwakira ibibazo by'abantu, ibibazo by'abaturage. Oya no umukobwa badesi n'umusore utaramukundaga Maregreto akansanga hano nari niyicariye, akatangira kunganyira kubera ko yari amaze gushyiramo n'agacupa, bigatuma yaba yanatinyuka no kuganiriza n'umuntu nubwo yaba atamuzi. So rero bizarangira nyine umusore nyuma azabona ko yamukundaga nubwo yamudisivinze. Noneho nanjye nk'umuntu turahura, ibyo by'imirimo navugaga, njyewe nzaba ndi umuntu wifitiye ibibazo byinshi cyane, ufite akazi kenshi. Ntabwo azaba ari akazi nzaba ngakora ariko kanajyanye n'ibibazo mfite. Ubundi iyo filime story yayo niyo nahimbye, ntabwo ari kumubona ahantu nayumvise. Ni umusore uba ufite murumuna we wiga kaminuza, bakagira ibyago bakabura umubyeyi, bakabura papa wabo, ariko bagasigarana amadeni menshi, agapfa basize mu madeni. Noneho ibyago byakwiyongeraho nyina akarwara. Nanditse ko yaba arwaye impyiko ku buryo ari kuri dialyse. Urabona dialyse uburyo ihenda bigasaba. Urumva hariho umuntu umwe nge wo kuri YouTube yavuze ngo dialyse, ngo pasiteri bateye ngo dialyse ngo ni uburyo bwo kugabanuka kw'amara. Oya ngo uko niba ari amavitamine yavuze. Aya impyiko ntabwo ziba zikiri gufilitarenga neza. Ntabwo ziba zigishobora kuyungurura ubwazo amaraso, bisaba ko bakoresha ibindi byuma biri artificiel, rero bigahenda cyane. No kuvuga rero muri iyo filime tuzaba dufite ikibazo cy'umubyeyi, ariko ibyo byose biri ku mutwe w'umuntu umwe. Nzaba mfite kwishyura ishuri rya murumuna wanjye azaba yiga kaminuza, mfite no kwishyura imiti yo kwa muganga na dialyse ya mama, ariko mfite no kwishyura n'amadeni bagusigiye umubyeyi yadusizemo. Ni ukuvuga rero ibyo bintu bizanyoburije gukora cyane. Sinzaba nzaba nkora akazi ko kwa muganga ariko kadahagije. Biri ngombwa ko mva no kwa muganga nakubitamo jire nkajya mu muhanda nkajya kumotara. Urumva rero ni filime izaba yerekana umuntu ukora utajya aruhuka, ukunda umurimo koko. Ukuvuga rero abantu muri iyo nzira rero nibwo nzajya ngenda huriramo n'abakobwa wenda bakagukunda kandi nta mwanya mbafitiye, ngiye nihanganiye n'ibibazo, nkaba ndafite nk'igihe wenda cya romance. Nuriya nabonaga yarakurebaga afite ameze niho bigitangira. Reka ndeke kuvuga uko byose bimeze. So filime nuko imeze, reka nayo kubivuga byose abantu bazagenda bayireba.
ibintu bya filime ni ibintu nkunda cyane bitakuyeho ko nzakomeza no kujya nkora muzika n'izindi ndirimbo na zimwe zose turi gukora se ntubizi uko bimeze. Nta kibazo cya muzika mfite, abantu batagira ngo ubwo ngiye muri filime. Muzika irahagaze, nzakomeza ducurange turirimbe, ibisabwa byose tuzabikora. Nuko rero numva mu ncamake ari icyo navuga. Wow, iriya filime nge nayikunze, wibaze ko nayirebye yose nkayirangiza, nabaye interese. N'uburyo abantu bari kuyireba urabona ko ni ikintu gishyashya cyaje abantu bagikunze. Harya banza tubwire abantu batarayibona, channel yawe yitwa ngo iki? Channel yanjye yitwa Marius Bizo, n'ubundi ni yindi yajyagaho imiziki ariko nongeyeho films, kuko hagiye gukurikiraho uruhererekane rw'ino filime. Kandi ndumva nta gahunda yo guhagarara mfite. Abakunda filime n'abakunda muzika ubwo mwese turi kumwe. Ubwo ngubwo harya izindi platform zawe ni izihe uretse YouTube? Hari Instagram naho nkoresha Marius Bizo. Kuri Instagram ya Jacques Marius. Jacques Marius bifatanye. Ariko hari na Marius Bizo, nuko iyo ngiye singikunda kuyikoresha. Jacques Marius. Nkagira na TikTok nayo ni Marius Bizo, na Facebook ni Marius Bizo. Aho hose wahasangaho iyo link ukajya kureba, uretse ko gukora subscribe nibyo byiza kugira ngo mubashe guhita mubibona. Abantu ba subscribing nibyo. Mario, ndishimye cyane, ngenda nagushyigikiye. Wenda nk'umuntu wize mu seminari cyane cyane wo mu Katolike, muri Kiliziya Gatolika, nashishikariza abantu b'Abakatolike bose cyane cyane abakunzi ba Emi Pro Media, mwimuke rwose mu subscribing kwa Marius Bison Films. Yatuzaniye akantu twari twarabuze muri Kiliziya Gatolika. No kuvuga ntago twari indirimbo twari twarabigezeho, ariko nta mafilime akinwe natwe ubwacu kandi yakompojwe natwe. Ahubwo ngendagira ngo mbonereho ni n'uburyo bwo kugira ngo tubyutse n'abantu bafite izo mpano zo gukina nabo batangire biyumvemo ko natwe twabishobora. Nge narabyitegereje cyane, nsanga mu bijyana na social media twagiye tumera nk'abasigara inyuma. Ntabwo navuga wenda muri Kiliziya muri rusange, ariko nko mu Rwanda ukabona hari ibintu bimwe tutarageraho, ariko bimaze kuza. Ariko Kiliziya yarabihagurukiye. Ugiye kubona mu minsi iri imbere icyo bise ngo Catholic Church Influencers Connect. Nawe uzaburimo. Ahubwo bino bintu bigire vuba, bigiri abantu bibanze ba subscribing kwanza. Kuko nawe bazagutumira, batumire n'abandi, bazagenda bareba mu nzego zitandukanye. Harimo n'amafilime. Oya, feedback ndi kubona ni nziza. Inkurikiza igihe nayishyiriyeho n'uburyo abantu bari kuyireba, na commentaire abantu bari kumpa, n'abantu ndi kubona bafite ibyifuzo byo gukina filime. Natunguwe, nabonye request nyinshi cyane. Kuza gukina muri filime yawe bisaba iki? Bisaba barakwishyura cyane? Oya, ntabwo nishyuza abantu baza gukina. Ntabwo impano ntabwo umuntu azishyuza, ahubwo icyo ntekereza, ufite impano, umuntu wumva ufite impano. Cyakora mbivuze gutyo ni benshi cyane ntibabona uko baza, nibwo nkiri gutangira, ariko ndateganya kubyagura, kuko iyi ni filime imwe ntangiye, mu zindi filime nye mfite zanditse kandi nziza. Rero nkurikije uko ndi gukora nibwo ngitangira, tugiye kugenda tureba ni ngiyi, ba bantu bose bagenda bareba. Ko nabonye abantu bakina muri filime yawe abenshi ari inzobe nkawe, kugira ngo ukine muri filime agomba nkanjye w'igikara utanasa neza cyane, nanjye nshobora kuza. Oya, ubundi ikintu nabonye, hari umukarakita nkunda cyane, wenda byagutangaza, ntabwo akina izi filime, wenda si umunyarwanda. Uyu mukinnyi yitwa Jason Statham, ni umunyamerika ngira ngo. Afite karakita atakina ubona ari gukina komedi. Akora filime d'action. Nuko baramwitegereje, barebye karakita, barebye n'ibyo ashoboye gukina. Maze iminsi ndi kubona hari banzana n'uyu mukinnyi w'imipira Cristiano, nawe ari arimo. We barakwitegereza bakareba bati ibyo washobora gukina. Bagendeye kuri karakita n'uburyo n'ibyo baguha bakabona wabifitingamo. Tuvuge nanjye hari ibyo wampa nkaba ntabifitingamo.
nk'ubu nk'urugero ntukene n'umuntu utambitse ibirenge uzampamagare. utambitse ibirenge si ubwo ntabwo yiyerorera nyine iyo role yo gutambika ibirenge. nukenera n'umusinzi se uzareba umuntu w'umusinzi Umuntu w'umusinzi ku buryo bigaragara ko ari umusinzi koko. ariko hari n'umuntu ushobora kuba ari umusinzi ariko atashobora kwakitinga nk'umusinzi keretse yanyoye nk'inzoga, ariko ikibazo yanyoye inzoga ku buryo asinda yashobora kwitwara nk'umuntu uri gukina. nk'urugero nka Yaka cyangwa Nzovu si babikina neza. Babikina bariya rega babimazemo igihe. Ubwo uzi igihe twaboneraga Nzovu tukiri abana bato cyane, bariya bamaze igihe, bariya bone n'abasitare cyane kubafodinga banza byangora, ariko banza bitanangora nuko ntarabageraho. Nukenera abasinzi ni Yaka cyangwa Nzovu abatambitse ibirenge ni ndahari y'umwanya. Nari ngiye kukubaza ikindi Mario, urabona filime ko urabona yenda hari abandi bantu bakora amafilime hari muri katolike no mu buzima busanzwe. Urabona ari ihe contribution nshyashya uzanye itari ihari par rapport y'andi mafilime, agashya kawe nakahe kari muri filime yawe? Ku bijyanye na filime njya nibuka kera twigeze dukina filime yitwaga Alpago, nako si filime ni théâtre. Rero abantu gasanga hari abayikinnye bo mu gihugu runaka bo mu Bufaransa par exemple, kuko Amuriere wayanditse, hari abandi bayikinnye bo mu kindi gihugu. Ibyanditse ni bimwe ariko uburyo abantu babikina buratandukanye. Ntabwo rero umuntu ashobora kugereranya aba characters, kuko n'ibyo nanditse ushobora kugira undi muntu biha nawe ntabikore, akabikora ku bundi buryo butameze nk'ubwo nanjye nabikozemo. Njyewe rero ntekereza yuko uko ndi gukora ni umwihariko wanjye nkanjye, ariko narabivuze ubwo mperuka kuri Pacis TV, navuze ko ngiye gukina filime ariko nkazayikina nanone nk'umuntu w'umukristo ufite inkomoko muri kiliziya. Nkaba ntekereza rero yuko ni kariyeri nshya ntangiye, navuga ko ari ubundi bukungu bushyashya nzanye, kandi ntegereje ko abantu banshyigikiramo bakamba hafi bakampa support, kubera yuko bizanazamura n'abandi bantu benshi. Niyo batakinamo yanjye nabo bashobora kugira ideas zo gutangira izabo, kandi nabyo bizanshimisha. Uzanye ubumarius bwawe, uje nka Marius ufite personalite ye utandukanye n'abandi bose, mfite umuganda nje gutangamo nanjye nkanjye nk'umuntu utari usanzwe muri domaine urimo. Ninde wemera mu Rwanda mu bintu bijyanye n'amafilime no kwandika amafilime? Ntabwo nabeshya, hari abantu bakoze nka Niyitegeka Graciani, Papa Sava niko bakunda kumwita, ariko afite n'andi marore menshi. Ni umuntu ukora ibintu ubona ko bimurimo kandi akamenya guhuza ubuzima busanzwe n'ibintu akina. Ubona ko akenshi nk'iyo ndebye Papa Sava ni abantu bikinira ubuzima bw'abantu babamo, rimwe bakakina bona ari abantu bibereye mu cyaro bakina, cyangwa se wenda batera n'imbere ukabona n'akantu k'ubusirimu n'iki, ukabona barakina ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Uwo ni umwe. Abandi wenda nabo ubona bakiri kuzamuka bigahita bifata, nk'uyu witwa Miki nawe afite filimi nziza. Miki wa uherutse gukora weretse gukora ubukwe, ahubwo mujya no gusa wagira ngo wagira ni mushiki wawe nta no ko atananzi. Nibaze ngumbuge ngo araho twahuriye, ariko nzamumenya, tuzamenyana byanze bikunze. Ubwo nawe iyi filime yitwa Icyumba cyanjye nayo narayitegereje uburyo itangira, ndakomeje no kureba naho bigenda bigera, nibitagera igihe wenda ngo bihagarare cyangwa bifate n'inzira, ariko ni byiza pe. Uwo niyo niyigezweho, niyo turi kureba. Mario, ejo no kuwa kane mu Rwanda twari turi muri ntuza y'umushyikirano, inama y'umushyikirano. Hari ibintu bagarutseho nawe bikureba, twese bitureba nk'abantu b'aba content creators. Bruce Melody na Scovia, Madame Scovia badusabiye
monetization. kuri wowe nk'umu content creator mu by'amafilime kandi mushyashya, kuri wowe bivuze iki? Ni iki wabwira Bruce Melody wagusabye, wabigusabiye, yisabiye nawe agusabira? Ni iki wabwira Scovia? Buri wese uramuha ubutumwa bwe ku giti cye. Bo njyewe narabikurikiye, mbona agace Bruce Melody yavuze nk'umuhanzi, ariko ndongera mbona agace Scovia yavuze nk'umunyamakuru. Ibyo byose ariko twese izi mbuga tuzihuriyeho. Icyo nabashimira, nubwo wenda ntabwo nzi uko bizagenda kugira ngo bijye mu bikorwa, ibyo si ibyanjye, ariko kuba barabashije kumva uburemere, imvune abantu bashyiramo, noneho bakaba batekereza bataba abantu bakwiye nabo kujya bagira ikintu babona giturutse mu byuya byabo. Ushobora wenda kubona filime nashyize kuri YouTube yanjye, imbaraga biba byatwaye, amafaranga aba yayigiyeho, kwicara ukavuga uti ikintu ndi gushaka gukora, ikintu ndi gushaka donc ku kindimo reka ngishyire hanze, bikagusaba n'amafaranga yawe wowe wikozemo, hanyuma rero ukabishyira hariya, wenda abantu bakaba babireba ariko bakanabikunda bakakumenya, ariko ntibigire ikintu mu buryo bufatika bikumarira ku buryo nawe wakongera kubikora. Ibyo bintu birababaje cyane. Ubu reba hari abantu bafite za TikTok nini cyane, hari nk'uwo twari turi kumwe ajya yita ngo ni kabwa kunuze kuri Instagram ye na TikTok, ukabona bafite TikTok nini cyane, ukabona bafite Instagram nini cyane, ukumva ko ahandi zibahemba, twebwe zikaba zitaduhemba. Twebwe ngo kugira ziduhembe ngo dutira ubwene igihugu, nubwo tugomba gutira ubwene igihugu. Rero iki kintu nibacyitaho, hariho inyungu nyinshi cyane cyane ku rubyiruko. Ntabwo ngiye kubeshya imirimo, kugira ngo ubone imirimo ijyanye n'ibyo wize, ubu ngubu ni ibintu bigoranye. Rero biri gusaba ko abantu babasha kwihangira iyindi mirimo. Imirimo rero igezweho ni ijyanye na tekinoloji, n'ubwo buryo bwose bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga, gukoresha AI, artificial intelligence mu iterambere rijyanye n'iby'abajene dushoboye, ugasanga abantu babibyaza amafaranga yagira icyo amara. Njyewe rero ntekereza yuko ibyo yadusabiye biramutse bigiye ku murongo bikaba byiza, nkatwe urumva byatugirira akamaro kandi bikakagirira n'igihugu muri rusange. Noneho rero n'abantu b'imburamukoro, rezo wazifu niko babita, hari abamonaki nibo bavugaga ngo loisivote c'est la mère de tous les vices, n'ubundi niya vice nagarukaga ngo kube imburamukoro ni nyina w'ibibi byose. Bisobanura yuko abantu nibarangiza kwiga bakaba imburamukoro, n'igihugu nacyo gishobora kuba gifite umutwaro wo kwikorera ibyo bintu abantu bakora badafite ikintu bari gukora. Ariko babaye bafite ikintu bari gukora, umuntu akavuga ati mfite chano yanjye, mvugiye mu gushaka content ndi bushyireho, kandi ninyishyiraho ndaza hari umuntu warabimbwiye nijoro w'umu content creator, yambwiye ati wagize ngo nk'ubu ngubu ubizi neza ko nurajya kuvuga ibintu ukabishyira kuri YouTube kuri TikTok biraguha amafaranga, wajya kunywa inzoga. Waba uzi uwo mwanya uwo umara uri kunywa inzoga waba uri gupfa ubusa, waba uri gupfa, ahubwo waba uri gukora ibintu biri buzana amafaranga. Niba birebaho neza bizaba bifite akamaro, kuko bizagabanya abantu b'imburamukoro kandi binaduha imibereho. Hari umukobwa nuko ntibuka izina rye, mperutse kugenda mbona sirikira ari kuvuga ngo urubyiruko rurakennye. Yaravugaga ngo urubyiruko rurakennye, ati ubu nshobora kujya hariya mu isoko bagenda bavuga bati ngo bosi, ariko ugasanga nta n'ibiceri 300 mfite mu isakoshi. Niko yavuze, niwe wivugiye, ariko hari benshi cyane yavugiye. Ku buryo rero icyo kintu cyitwa ubukene si ukuvuga yuko niba birekura wenda twese tuzabijyamo bigakunda, ariko nibura batangiye kugira icyo bakora, abafite icyo bakora bikagira icyo bibamarira, nabyo bizasaba gukora. Numva rero Bruce Melody twamushimira. Nagize amahirwe yo guhura nawe inshuro imwe, ariko ntiyanyibuka, ndabizi ko atanyibuka, ariko nanjye ndamushimiye. Mari ngenda shimira Scovia ko izina rye ritanga views, izina rye ritanga umugati, kurivuga byonyine no kuryandika narengeye kuvuga ngo bitanga umukiro. Narengeye kuvuga ngo
oya ariko nambivuze nabi eh harya umuntu ni nyokobuja oya eh ntabwo ari nyokobuja ariko ni boss wanjye n'ubundi ni boss ni wawe umuyobozi wanjye ariko eh izina rye nanjye kuvuga ngo ni ritagatifu nari kuba nkabije ariko ritanga niba wandika izina rye muri titre views zikaza nk'ubu ngubu nawe urumva baguhaye umugati yampaye umugati ndamushimiye ndabizi ko kino kiganiro atazakibona ariko yazanakibona wasanga azakibona wowe wamwisabira iki njyewe none no kumushimira ko ikiganiro ntuza na content namukozeho ejo ubu mfite 150 one day umunsi oya nabibonye pe nabibonye ejo naranabikurikiye byose wowe wamwisabira iki natanabibona njye uko byamera kose niba nawe turi kumwe ku izi mbuga nkoranyambaga kandi ashobora kuvuga ijambo rikumvikana cyane urumva ntabwo ari buri muntu wese upfa kujya muri iriya nama wenda natwe hari igihe tuzazijyamo kera ariko si buri wese upfa kuyijyamo njyewe namwisabira yuko nyine badushyigikira ko badushyigikira tuvuge wenda sinari nsanzwe mwino industry ya sinema ndayitangiye ko bajya bareba wenda ndi kugira ngo ngire ibyo ngaragaza kugira ngo nanjye mu ruhando rw'abandi babikora nanjye nzabigaragaremo nta muntu utifuza gutera imbere nifuza ko badushyigikira twese tukagera aho tuva tukagera n'aho tugera kandi mbonye ko n'ubundi batangiye kubikora njyewe nicyo namwisabira wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ninkomeza gukora kuko nawe yavuze ko niba narakurikiye neza hari akantu yavuze yaravuze ati kuba nicaye hano mu ino nama nyakubahwa perezida wa repubulika byaramvunnye yarabikobokeye so rero nanjye ndi gukora kugira ngo izo mvune zigaragare nzabashe kugera aho ngera ijwi ryanjye niribasha kumvikana ngakenera akaboko ke ariko n'ubundi ubu ndagakeneye akaboko ke kazamanuke nanjye kazamanuke nanjye kanshyika bavuga ati kansiza kuri table d'honneur nanjye nkaba nicaye hariya nibyo twese tuba twifuza ariko bizakunda hamwe n'Imana no gusenga nibyo Mariya urakoze cyane ubusabe bwawe ndabizi ko azabwumva kandi akabuha agaciro tugana ku musozo n'iki wabwira abanyarwanda nomare ubundi abanyarwanda muri rusange ikintu nakunze bakunda umuntu uri gukora ubundi ndakomeza kugaruka ku murimo n'izi mbuga nkoranyambaga zacu iyo uri gushyiraho ibintu ejo bakabona wabyihoreye nanjye experience ndayifite nakoze imiziki ingezeho nkigendera abantu bakakwibagirwa iyo uri gukora barabibona kandi bakagushyigikira baradushyigikira mu buryo bwose algoritme nayo uri munyakazi irakubona ikagushyigikira irabibona nanjye rero ikintu nabwira abanyarwanda ntibadushyigikire ko turi gukora kandi natwe turifuza ko ibyo twakora byabagirira akamaro niba ndiho ndakina wenda filime ntabwo mba nshaka gukina ibintu bidafite icyo biri bwigishe niba zireba wenda ntihazabura umwe cyangwa undi ugira icyo yigiramo kandi nabwo nanjye ni umusanzu nzaba ntanze muri sosiyete mu iterambere ry'igihugu abantu bafite njye narabyitegereje abantu bafite talent mugani wa Bruce Melody ni abantu nabo bafite uruhare rukomeye muri sosiyete n'ingagi mu kwinjiza amadevize ni abantu bafite uruhare rukomeye muri sosiyete kuko ubu usanga hari igihe nigeze kujya kuri televiziyo imwe bari bampamagaye noneho rero ndababwira nti nyaboneka akaririmbo kanjye mujyemo gakina arambwira ati ese indirimbo yawe twareka kuyikina kubera iki ati tugomba kuyikina kubera yuko hari umuntu byanga bikunda uzayikunda tutazi ati rero igihangano cyawe tugomba kugikina ku ruhande rwanjye kuri njyewe kizaba gifite abo gifasha n'icya Bruce Melody nacyo nikijyaho gifite abandi gifasha cyangwa se nanjye kimfasha nubwo ntibagukunda bose ntabyo mvuze ntabyo mvuze ese abantu bose bakunda ingagi abantu bashobora kuba
oya ntabwo ndi kuvuga ingagi hari none se uri abadakunda kuvuga ko ingagi bakunda football, ibyo uri kuvuga ni kubyumva ni diversite. Wowe ni ukuvuga uri kuvuga diversite, wowe ntihazabura abagukunda nawe ntihazabura abamukunda, kandi twese tukaba kuko dufite atagukinnye yaba abujije amahirwe y'abandi babandi cyangwa nawe n'ingabire wari gukesha ko babikunze ukazibura nkazibura si ibyo se. ni ukuvuga rero yuko abahanzi nabo uko bagenda bakora bagenda bajya mu bavuga rikijyana. Iyo ushaka ko ibintu byawe bimenyekana uragenda ukareba mw'abo bantu b'abahanzi cyangwa aba content creator ukababwira uti ni munyamamarize, kuko nubwo ufite uruganda rukora ibintu runaka ariko ntabwo ufite ubushobozi bwo kugira ngo abantu babimenye. Bizagusaba rero kugira ngo urebe ba bantu babwira rubanda rwinshi rukumva babikore. Urumva rero aba bantu ni abantu nabo bafite uruhare runini mu kuduha ibyo dukunda cyangwa se ibyo dukeneye. Umuntu yigeze avuga ati twebwe nk'itangazamakuru dufite ubushobozi bwo guhatiriza abantu ikintu kandi bikarangira bagikunze cyane. Ahantu hose ugiye, niba ari nk'indirimbo nasohoye wenda nubwo biba bihenze bisaba n'amapromosiyo yarenze, nubwo ngewe nyine mba ntekereza ko umuntu yakora ikintu cyiza, ariko kuri ubu ntibihagije. Bihagije, birasaba ubundi buryo kugira ngo kimenyekane. Ubwo rero ugasanga biravuga ikintu abanyamakuru n'abo bahanzi bafite uburyo bwo kudukundisha ibintu. Ni byiza rero ko nabo bahitamo ibyo badukundisha nyine bitagira icyo byangiza muri sosiyete yacu. Numva rero ari ibyo navuga muri make. Mario, turagushimiye cyane. Ubwo tuzongera dusubire ubutaha uri kutubwira ko watangiye kubona umusaruro kuri wowe ndetse no kuri sosiyete. Oya ndabyifuza cyane, nzahita ngaruka. Yego rwose.